urwibutso rwa Nyamishaba. Urwibutso rwa Nyamishaba ruri mu karere ka Karongi ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu. N'urwibutso rwari ruri mu nzibutso zizimurwa muri aka karere, ariko kubera amateka y'uru rwibutso y'uko abatutsi bahiciwe byagizwemo uruhare n'abanyeshuri ndetse n'abandi banyabwenge, bituma uru rwibutso rutazimurwa. Gusa abafite ababo bashyinguye muri uru rwibutso rwa Nyamishaba basaba ko urwibutso rwakubakwa mu rwego rwo guha agaciro abashyinguyemo. Tumaze imyaka 30 twibuka, kugira ngo mwabonye naho twagiye kwibukira. Urwibutso rwa Nyamishaba rwari ruri mu nzibutso zishobora kuzimurwa, ariko kubera amateka twumvise aha ngaha, kubera ubuhamya bw'umubiri w'aha ngaha, byasabwe na bintu umwe ko urwibutso rwagumaho kugira ngo rutubikire abacu kandi neza. Urwibutso rufite amateka kubera uruhare rw'abanyabwenge bari muri iki kigo n'uruhare rw'abatutsi baguye mu mazi. Mu ntara yacu turazirikana ko ari naho hambere cyangwa se niho hagaragara aho bibukira mu mazi ikiyaga cya Kivu n'iki. Turifuza rero kugira urwibutso ruturuhukiyemo kuko abacu baruhukiyemo kandi rwiza. Ikindi bari abantu bari muri rwibutso hafi ya bose, ubwo hari n'abandi mama na data wacu witwaga Bidani baba babiciye aho munsi y'urugo mu Nsinzi, babicishije amabuye, ariko Bidani twaramubonye baguye ko mama we twamuzi n'umwana yari ahetse. Rero basabye mwazaza gusa mudufashisha urwibutso rukaba rwiza, mukadukorera ubuvugizi. Ngo kubura urwibutso rwa Nyamishaba rutubakiye kandi ruri ku muhanda, ngo hari ubwo babona abantu bugamyemo imvura. Aho niho twavuye nabonye ko tujya tubabona rimwe na rimwe hari n'abugamyemo kubera ko mwabonye ko hameze. Turifuza rero kugira urwibutso rugezweho, cyane cyane ko ntabwo ruri ruzasigara mu nzibutso zizasigara. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi, Mukase Valentine uyobora aka karere yijeje abafite ababo bashyinguye muri uru rwibutso ko mu gihe cya vuba ruzatangira kubakwa. Nababwira rero ko twarabitangiye, ariko murabizi hari ibintu byose tubikorera icyarimwe, bisaba ko tubanza tugakora inyigo kuko hari imirongo migari ibintu umwe yatanze tugomba gukurikiza, noneho twarangiza tukajya no mu bijyanye n'inyubako, ariko mu gihe cya vuba biraza kuza gukorwa kuko ubu uyu mwaka utaha tuzatunganya urwibutso rwa Jenoside rwa Birambo. Kugeza ubu muri uru rwibutso rwa Nyamishaba haruhukiyemo imibiri y'abatutsi irenga 3500. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda.